urakoze cyane kumaze ikibazo abantu benshi bakunda kukimbaza ariko ntabwo ngiye bintera isoni kuko ubu ngubu nibwo meze neza kiragiye nibwo nifite isoni nta soni ifite uretse z'ibyaha byanjye ariko navuga rero nta byanjye kora ubu ngubu nabijandikamo kiragiye nibwo nitago ntari we nkambara amakanzu nkambara amajipo ntabwo rero kiragiye ari ngicyo cy'ubu ngubu cyane n'igihe cyahise ubu ndatangiye mu buzima natangiye ibintu bishya ndi Claude mushyashya nishimiye kongera kuguha ikaze kuri Kiza Claude TV nk'ibisanzwe by'umwihariko rero kora subscribe ndetse like share comment ujye ubasha kubona bimwe mu biganiro byinshi tugenda tukugezaho turi kumwe n'umutumirwa so ndangira ngo abenshi musanzwe mumumenyereye kuri no channel musanzwe mubona ibiganiro byinshi agenda bagezaho ariko by'umwihariko uyu munsi nka Kiza Claude TV niyo mpamvu twifuje kumutumira kugira tumenye ese bimeze bite ubuzima kuri ubu ngubu buhagaze gute turaganira no ku bindi byinshi cyane bitandukanye reka by'umwihariko nangire mu ikaze kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu amakuru y'imisi ni meza mumeze neza turashima Imana ndabona ibintu bigenda kabisa ko mumaze kubyibuha cyane ni ukubera Imana aha ndagira ngo wenda kugira ngo duhite tunakubita tunabangura ndagira nkubaza tubazo duce cyane by'umwihariko kubera Imana sibyo umuntu utemera Imana umufata ute uwo muntu usubwabaho aba ariho yaba yarayobye kuko abantu bose binumva ko bakwiye kwemera Imana kuko niyo muremyi wa byose yes arabagukurikiranye wenda akakanya bashobora kumenya ngo se ntago twigeze tumenya background ya Kiza Claude ubuzima bwabanje wenda ni umusore cyangwa se arubatse bagiye bamwe babibona ariko hari umuntu utangiye ikiganiro kukireba akakanya akifuza kumenya uri muntu ki murakoze cyane ni Kiza Claude cyase Claude ndi umugabo wubatse ufite umudamu n'abana batatu ndi umugabo rero Imana yagiriye neza umugabo Imana yakuye mu byaha irodobari urabona kuba uri umugabo by'umwihariko ni izihe nyungu kuri wowe uvuga ngo ni ibintu waratira umuntu murakoze cyane inyungu zirimo nyinshi cyane kwa ndi umugabo ikintu cya mbere ndi umugabo nyine ndi umukuru w'urugo rwanjye ndi umukuru w'umuryango ikindi cya kabiri kuba umugabo ni byiza ni umuco wacu twaje dusanga ikindi nuko harimo ibyiza byinshi namaze kubona kuba umugabo ntabwo nari bimenyereye ikindi nuko ufite abana ukamagara papa ukagwa agaciro mu rugo nk'umugabo nyine kitwa papa abantu bakakubaha mu rugo nyine akatugiye kwa kanaka ni by'agaciro rero hari umuntu uvuga ngo muri biriya bihe bashobora kugutekereza ukundi kuntu bakumva ko wayobye hari umuntu ujya uguha komantere nk'izo bamwe ngati narayobye cyangwa se nzasubira inyuma cyangwa se ntabwo byashoboka ariko ntabwo nayobye ahubwo inzira ni iyi ngiyi ngiye n'abagenzi banjye ahubwo aribo bayobye kugira ngo ahubwo baze mu nzira nziza turabizi ko ari kenshi wagiye ubwira bagenzi bawe n'abakangurira wenda kureka ibyo wari warabanje mu bundi byaha wari warijanditsemo ku muntu wenda udukurikiranye aka kanya kuko hari abantu ugenda babona ibiganiro vuba wari wishoye mu bihe byaha wicuza ukavuga uti ibi bintu ntabwo byari ngombwa urakoze cyane ibyaha nishoyemo ni byinshi bitandukanye harimo ibyaha by'ubusambanyi by'ubutinganyi harimo urumogi harimo kuba navuga ngo ndi indiscipline ariko navuga kuko urumva ukora mu byaha ukwiyandarika ni byinshi cyane ntarondora ni byinshi cyane nawe ibinyabyaha nyine ni ibyaha bikuye muri byinshi ntabwo nakoze icyaha kimwe nakoze ibyaha byinshi bamwita Kiza Claude rero by'umwihariko turi kuri Kiza Claude TV nshimire wowe wamaze gukora subscribe bana natwe umunsi ku munsi wowe ugenda uduha ibitekerezo uhereye mu bihugu bitandukanye bari muri Amerika bari muri Canada Australia za East Africa muri Uganda cyangwa Tanzania ndetse n'abari mu Rwanda by'umwihariko reka dushimire inkunga zanyu mugenda mudutera mudahwema kugenda mutwereka ko mudukunze kandi mukomereza aho ngaho munashishikarize inshuti zanyu gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu uyu munsi rero impamvu twifuje guhamagara Kiza Claude kuri ino televiziyo yanyu muri rusange nuko twifuzaga kumenya byinshi ku buzima bwe kuri ndagira ngo tubwire mbere yuko winjira mu buzima bw'ubutinganyi
wari uri mu buzima bumeze bute mbere y'uko bijyamo, mbere yo kujya mu butinganyi, ubundi wari uri mu buzima bumeze bute? Nari ubuzima bwiza nyine bw'umugabo n'umugore. Navuga ngo niba nahuye na satani navuga ngo namba filme mu maso kijandika mu byo byaha, nari mbayeho neza n'umudamu wanjye tubanye dukundana. Rero numvaga nta kintu cyatandukanya, numva tuzabana karamata. Sinenzi ko nzisanga ndi umukobwa cyangwa se ndi umuntu igira umugore. So rero twatubanye neza, nari meze neza. Hari abantu bajya bavuga ngo kenshi rimwe na rimwe abantu turakosa, nawe ushobora kumva ko wakosheje indengakamere. Uzi kwita icyo utari cyo ukita utari we, ntabwo byoroshye, nawe murabizi n'amategeko y'u Rwanda arabihanira. Kwitira utari we cyangwa icyo utari cyo, ntanswe Imana yo kwitirira umukobwa kandi uri umugabo. Numva Imana yakuyumva nawe ntabwo ndumva ko itakujenjeka cyangwa se ngo ikubembereze, byanga byakunda ari n'ibihano. Umuntu ashaka kwibaza ngo Kiza Claude wenda mbere yuko yinjira mu butinganyi ni ibintu byaje gute? Se washidutse ari ibintu wiyumvamo, se ni inshuti muri rusange zakuraruye zikujyana muri ibyo bintu? Byaje gute kugira ngo wumve ko ugomba kubijyamo? Nagiye misanura kenshi cyane, nagiye nkanga ibiganiro kenshi cyane, ntanga ubuhamya hatandukanye, ariko namwe murabizi ndumva nawe igisubizo wakiha. So rero satani agira inzira nyinshi acishamo, ntabwo navuga ngo ni binateguye cyangwa se nashaka kujyamo, kuko si binateguye. Umuntu wese satani yamusake se yamugusha, ni ibintu ntateguye rero. Ariko akenshi na kenshi ngira ngo nabigizemo uruhare cyangwa se ngo bikure cyane, ni igikundi kigari. Nshishikariza bagenzi banjye cyangwa se abantu bankurikira cyangwa se abantu banyumva, ikigali ntabwo ari ikintu cyiza, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nyereke uwo uri we, abo mugendana nyine ndamenya uwo uri we, nyereka inshuti zawe ndamenya uwo uri we. So rero niba ugenda n'abasinzi byanga byakunda ubura umusinzi, inda n'abapagani ubura umupagani, indana n'indaya ubura indaya. Rero niki gikundi nisanzemo cy'abatinganye, nanjye nisanga ndi we birenze ukwemera. Ni ibintu wari umaze imyaka ingahe? Imyaka 6. Ukora uyu mwuga, ibyo aribyo byose ushobora kuba warabigiyemo nk'uko wabitubwiye, wari ufite abana. Icyo gihe abana bawe wenda bari batoya cyangwa harimo bari bafite ubwenge babashaga kuba kuri ubu ngubu ni ibintu wagiyemo Imana ikugirira neza, uza no kugarukira Imana se cyangwa gukubita ritani ko twavuga kandi wenda mu rundi rurimi sinzi. By'umwihariko ari abantu bari bakuzi icyo gihe, bagiye banakubona kenshi, nta wumva yuko aho yari igisebo uvuga uti ibintu wapi? Urakoze cyane kumaze ikibazo, abantu benshi bakunda kukimbaza, ariko ntabwo ngiye bintera isoni, kuko ubu ngubu nibwo meze neza. Kiragiye nibwo nifite isoni, nta soni ifite uretse z'ibyaha byanjye, ariko navuga rero nta byanjye ikora. Ubu ngubu nabijandikamo, kiragiye nibwo nitago ntari we, nkambara amakanzu, nkambara amajipo. Ntabwo rero kiragiye ari ngicyo cy'ubu ngubu, cyane igihe cyahise. Ubu ndatangiye mu buzima natangiye ibintu bishya, ndi Claude mushyashya. Ati ndi Claude mushyashya. Nanjye ne wenda ndibugira amatsiko yo kuvuga ngo ese byibuze abana bawe nibamara gukura bakigejeje bakamenya ubwenge, uzigera baganira ibintu wabiciyemo cyangwa se uzacece kuryumeho nk'umubyeyi? N'ubu ngubu bajya babimbaza, bakambaza se papayi ibi cyangwa ati ngo byabayeho, ariko narakijijwe. Kandi mujye mu amaso bana banjye, musenge satani n'umugome atsabashura mu ngeso mbi, mukisanga namwe mukamenya ko narabaye cyangwa iki. Rero ntabwo bizabura kubaganiriza, kandi mpanicuza. Ndumva ari ibintu abantu bose bakwiye gutekereza ko abana bakora ko ugira ngo ni ibintu byiza cyangwa se bibi, ko bihungabanya abantu benshi. Nagikora icyaha cyangwa kuri ikintu kugira ngo ntacyo gitwaye, ariko kizagira ingaruka nyinshi cyane, haba kuri wowe, haba ku muryango wawe, haba ku gihugu cyawe, ikintu cyose akabamo ingaruka. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo ibyo byose wagiye mukurikiyemo inyungu nyinshi zihambaye, nibyo? Nabasubiza ngo ntabwo ari byo, kubera ko izo nyungu yaba narazikurikiyemo nkazibona, aba narabyihoreye. So ntabwo rero umwaka umwe nabaye mutinganya umwaka umwe, izo nyungu sinazibona ngo mbireke, cyangwa se ngo nzibone mbireke, cyangwa se ngo nzibure mbireke. Umwaka 2 irashira, izo nyungu sinazibona cyangwa se sinazibura ngo mbyihorere, birakomeza birazamuka kugeza aho Imana isangiye. Numva ko ari ibitangaza by'Imana, numva atari ngiye n'ubuntu bwayo,
kugira ngo nkizwe, si ibintu napanze rero. ati ni ubuntu bw'Imana kugira ngo nkizwe, kandi koko by'umwihariko ni ikintu umuntu ashobora gushimira Imana, kuba wumva ko umuntu yava mu butinganyi, umuntu ari umugabo noneho akajya no mu butinganyi afite umugore n'abana, urumva ko ni ibintu biteye navuga ko atari ibintu byiza muri sosiyete cyangwa se muri sosiyete nyarwanda, ariko nyine hari ibibaho kugira ngo bitwigishe. Claude, ni irihe somo wigiye mu kuba wabutinganye? Isomo ni menshi cyane, nakuyemo isomo rikomeye cyane. Cyambere nakuyemo ko umuntu wese cyangwa se uko ameze kose Satani yagufata, atitaye ngo uri umugabo, atitaye ngo uri umusore cyangwa uri uko nagiye mu gice bitandukanye mu buraya bwanjye, aho uri hose Satani yagufata. Naho isomo rikomeye cyane. Ikindi ntabwo nari nzi ko Imana ibaho jewe, ariko ubu nayiboneye. Umuntu nawe upinga Imana nkumva ntibishoboka, nkumva Imana ibaho nyine, nkumva kubaho k'umuntu cya gihe ni ukuryoshye, ni ukujya ku Gisenyi nkanywa izo byeri nkarya izo nyama z'abagabo, brusheti, nkanywa izo nzoga, nkumva nibwo buzima, ariko ntazi ubuzima buhoraho, ntazi ubuzima burambye cyangwa se bwa nyuma y'ubu buzima. Sinari mbizi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, ariko urumva ko namaze gukizwa menya ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Shima n'Imana rero ntabwo byoroshye. Ni ibintu ati ntabwo byoroshye. Ibyo byose wa mugani tuba tugomba kuvuga ibyabaye, kuko burya ikintu cyabaye ubasha kukivuga kugira ubohoke. Byiza rero ko Claude n'ubu ngubu yemera ko Imana yamugiriye neza akava muri biriya bintu, nawe ku ruhare wagize rwabo rw'amasengesho aho hereye hose, ni ibintu byiza twagushimira. Ariko umuntu ashobora kwibaza akavuga ngo ese Claude, ku bwawe aho umariye gukirizwa, kwakira agakiza muri rusange, ni iki kintu wakoze kugira ngo? Ntabwo atari njye wagikoze, ntabwo ari nk'Imana yagikoze. Imana yagize gutya inyorereza umuntu amino cano, biba ngombwa ko nicyo kintu navuga ko cyabaye nk'Imana yabikoze kugira ngo njye ntanga ubutumwa bwanjye, umuntu abashe kunyumva ibyo kugira inama urubyiruko cyangwa se bigere kuri. Numva ni igitangaza cy'Imana. Iki navuga ni uko negera abagenzi banjye barereye hose nkabaganiriza, yaba ubikora nkakuganiriza, wabyima gukizwa utabyemera ko nagerageje nabikoze, nabyo ni byiza. Ikindi nkatanga abantu nkabaganiriza, nkatanga ubuhamya, nkavuga, bakaza kwicara n'umya mubabona benshi, ababihozemo, ababirimo, mukabona ko byanga byakunda hari Imana izakora. Niyo ndashima Imana. Reka dushimire wenda nawe n'uwo muntu wagize uruhare, umuntu w'ingenzi washimira cyane kuri ubu ngubu uvuga ko ari we wagufashije gutera intambwe kureka ibintu ninde? Ntawe nashimira, ahubwo nashima Imana, kuko Imana niyo icyo kintu cya mbere, kuko niyo mugambi wayo. Ikindi nanone nashimira, navuga ko nashimira Shangazi Jenny, kuko niwe yabaye nk'ikiraro cyangwa se mbere nk'icyapa, anyobora inzira y'agakiza. Imana imuhe umugisha. Ati ndashimira abo bose bagiye bamfasha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. N'abantu nakomeza gushimira abantu bagiye batuba hafi, bituma bitwereka ko utari wenyine. Iyo umuntu akuriye hafi yagusengera, gusuhuza, yaba ari mu Rwanda yaba ari mu mahanga, ati courage, biguha imbaraga kumva ko ibyo urimo utayobye, kuva ko uri mu nzira nziza. Ibi bintu bibaho by'umwihariko ni ibintu byateje saga ahantu henshi, baba hano mu gihugu banga kubyemera, abari hanze y'igihugu banga kubyemera, kuko bumvaga yuko akenshi ari prank muri gukora cyangwa se ari comedy muri gukina kugira ngo ibintu bidashoboka. Abari abantu n'umuntu nta mpungenge yuko hari abantu batikibifata gutyo. Ibyo ntacyo bintwaye, baba bahari badahari ntacyo bimbwiye, kuko ikintu cya mbere nuko igihe kizivugira, namwe muba mubyibonera. Iyo mbonye kiriya gihe cyashize ukandeba n'ubu ngubu, harimo difference, harimo itandukanyirizo. Cyo ni cya mbere. Ikindi n'umwana w'Imana Yesu Kristo yaraje atubura imigati, atanga ibyo kurya, abaroba b'amafi bakajya bayabona, azura abapfuye, ntago bamwemeye. So ntago rero ngendera ku bantu, icyo ngenderaho ni Imana yanjye, pfa kuba ngi mutima wanjye ntacyo ciriho urubanza, nta kindi cy'abantu cyo ntacyo umutima uncira urubanza. Yes, ni byiza cyane. Byari byose ubwo wa mugani wabyemera utabyemera ko nta cyakwemeza koko ko ari ibintu byabaye, ariko ibyo ari byo byose bikorwa mugenda mubibona, amagabi ibiganiro byinshi mujya mubibona. Igikorwa mperuka kubona ni igikorwa cy'umubatizo wabayeho, nawe wari uri muri barabantu. Nari ndimo rwose ko nshima n'Imana ko biteguye neza.
ntabwo byari byoroshye, twarize habaho kubazwa, haba abasigara batabatijwe, haba harimo ababatizwa. So rero ni ibitangaza by'Imana, nayo ni intambwe nziza twateye, ko ni igihamiza rubanda, ko ni igihamya gihamiriza abantu ko twakiriye Kristo umwami n'umukiza. Ibi byose ni ibihamya, kandi ntabwo ntamya neza nashidikanya ko ibyanga byakundi mu nzira nziza biragaragara. Nta kintu kiba kuri iyi si kitagaragara cyangwa kitazagaragara. Wakora nabi biragaragara, wakora neza biragaragara, wabeshya biragaragara, wavugisha ukuri biragaragara, biratinda ariko bikagaragara. So rero ni igikorwa cy'abatwagiye kingana gute? Twize hafi umwaka. Muri kwigira kubatizwa? Yego. Muri bagenzi bawe mwigana mwari muri bangahe? Ese yabatijwe bangahe, hasigira bangahe? Twari 5, harimo njyewe, Ig, John, Damascene na Emmanuel. Ni umuntu wabatijwe yitwa Damascene, bitaga Jackie. Yego. Abandi bose barabatijwe? Yego. Ati abandi bose barabatijwe. By'umwihariko n'abantu mwabanaga umunsi ku munsi, mukiba n'umunsi ku munsi. Kuri wowe ubona nkaho ubwawe urahamya ko wumva ko wamaze kubohoka, koko wamaze kwakira umwami n'umukiza bya nyabyo? Yego. N'abagenzi bawe niko bibona? Oya, nazibarizwa ibyiwe, ntabwo ndi umujaji. Ntabwo ndi umujaji ngo umenye ngo umuntu afite agakiza kangana gute, cyangwa se nshyize ku munzani yamera gute, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Rero imbuto bera niba zigaragaza ko bari abantu bihannye, ubwo barakijijwe. Nyuma yo kwakira agakiza, nyuma y'umubatizo, hagiye gukorwa iki kuri Kiza Claude? Ngewe ibikorwa bigiye gukora ari byinshi cyane, nagiye mbitangaza. So ndi umwe mu bantu bazabashikariza bagenzi banjye kuva mu byaha, haba mu Rwanda, mu mahanga. Mu byo kigwa muri kuranga nk'ubu ngubu hari abantu dukurikiye bicaye mu mahanga bari kubireba, yaba uri mu byaha, yaba ugana ushaka kubijyamo, geza aho ngaho. Umunsi wawe wari uyu nguyu mu mwaka kugira ngo ukizwe umenye kuri Yesu Kristo. So rero inzira ni nyinshi, nditeganya kuzakora ihuriro cyangwa se by'abantu, haba abantu bavuye mu butinganyi cyangwa se mu buraya cyangwa se iki, tukatwigisha dusanga abandi bagenzi bacu, tukabaganiriza, tukabahugura, n'abandi babifitiye ubumenyi no ku bantu mu gihanga tukabaganiriza, kuko byose birakenewe. Numva ko Imana nishoboje nzakora ibyo bintu, ikindi nzafasha abantu batishoboye. Ari ibintu byinshi cyane mbese nzajya nkora. Ni ibintu byiza, ni n'imishinga myiza cyane, umuntu atakwema kugushimira kandi no kuvuga ngo Imana ikomeze gufashe guteza intambwe. Yewe nimba hari n'abadukurikiranye bafite uwo umuhamagaro ko bagufasha, niki kintu bagufasha wumva by'umwihariko kugira ngo umushinga wawe uteganya gukora ube wagenda neza? Ikintu nabwiye bamfasha, ikintu cya mbere ntunga amasengesho, kuko dutekereza ibintu twagambira ibintu, Satani akaza akabivangavanga, akabijagaraza nyine akabyica. Satani agendwa no kwica no kurimbura, nta byiza bimugenza. So ikintu cya mbere amasengesho. Ikindi nabo baza, haba inkunga y'ibitekerezo bakaza tukafashanya, haba ku buryo bw'amafaranga, ku buryo cyangwa tugakorana twese tugakorera Imana ibyo ufatika. Dusanga bari abagenzi banjye bari inyuma, tukabaganiriza, tukabafasha, n'abandi batishoboye tukabafasha ku nkunga yo kuza gutanga ubuhamya no kwicano yanjye, bakaza kuvuga ijambo ry'Imana, bakaza tugakorera Imana ku buryo bwagutse, kuko njye nyine ntabwo nabishobora. Ati njye nyine ntabwo nabishobora. Kiza Claude, iyo ubonye kuri wowe igihe wari uri mu butinganyi, ukareba n'isura ufite aka kanya warakiriye agakiza, niki kintu wicuza kuri wowe? Ndicuza kuko imyaka namaze mu biriya byaha niyo myinshi, iyo nshigaje ntabwo nyizi. Mbambwira Imana ngo Imana nyongerera iminsi yo kuba kugira ngo nzamara imyaka myinshi nkorera Imana. Mba numva igihe cyashize napfuye ubusa, niko navuga. Abagenzi bawe kuri ubu babona bariya twakijwe rimwe, bakiri muri ibi bintu by'ubutinganyi, ibyo mbona barayobye. Ubundi mbona inzira ari ebyiri, Imana yaduhaye ubwenge ngo duhitemo rwose. Nuko umuntu akwiye guhitamo ibintu bifitiye inyungu cyangwa bifitiye akamaro, ariko inyungu zitari z'amafaranga, inyungu z'ejo zigiye nyuma y'ubuzima ubundi buzima. Ese none ngo upfuye byagenda gute? Niba mbwira abantu ngo none aho ngaho upfuye ugapfira muri ubutinganyi, ugapfira muri ya busambanyi, ugapfira muri ya kwicanye n'ibyo byose, byagenda gute? Kuko ubuzima nge maze gukizwa nabonye ubuzima ari akantu gato cyane, sinari nzi ko bimeze kuriya. Ni nk'igi ushobora kubita zikatarimeneka, n'ubuzima ariko bumeze rero. Ushobora kutambuka bikabirangiye, ushobora gutambuka bakabara kugonze, ntiwasenze, nta hantu barizwa, nta Imana ikuzi, nta wasenye, nta na misa bagusabira, nta n'itoro rya gusa, mbese nta hantu barizwa. Ni ibintu biteye ubwoba rero umuntu yagatekerejeho.
ikindi agakiza ku muryango wiwe. Umuryango wanyu ufata ute kwa ndi umutinganyi? Ese igihugu cyanyu kifata gute kwa ndi umutinganyi? Ese mbese Imana yo ibonete muri ndimo? Hari byinshi wagiye gute wagatekereje byinshi cyane kandi kumva ko nawe bikakugira umumaro. Mugenzi wawe iyo umubonye atambuka mu muhanda Claude nicyo kintu cya mbere kikuza mu mutwe? Ikintu cyo ndavuga ngo urane ko nanjye nari meze. ndavuga buriya nanjye niko nari meze. Buriya bushize bw'isoni, buriya bushege niko nari meze. Avuga manu urahambaye. Ahita nzamura ikiganza manu warakoze. Uba wumva hari ikintu na kimwe ikindi mba numva bintera n'isoni. Manu binteye isoni nkumva birababaje ko n'umugabo yambaye amaherena, yambaye ibitenge, yambaye amakanzu, avuga mana uko wangiriye neza n'abari babagirira neza. Bajijuka bamenya ukuri, bamenya sinzi ukuntu nabivuga. Ikintu kiza cyane ibyo aribyo byose. Hari ibintu nka bitatu ushima Imana ukavuga uti ibi ngibi ngendeye ku kuntu nari imeze nuko ubu ngubu umeze nabizana ku mwanya wa mbere. Ibintu bitatu ushima Imana ni ibi. Ikintu cya meshima Imana nuko yampaye agakiza kayo ku buntu. Cyo ni cya mbere. Ikindi nshima Imana yampaye igikundiro hagati y'abantu nayo. Ikindi cya gatatu nuko Imana yangiriye neza, navuga ngo ndi umuntu mushya. Ikindi nukuri nta kibazo nyifite, nta mutima uciruba. Ni byinshi cyane ariko hari by'ingenzi. Ikindi nshimira Imana uko nicaye mu rugo iwanjye pe n'umudamu wanjye ndatuje, ntushobora kubyumva, ndanyuzwe njye n'umugore wanjye, sinkira umuntu umwe njyenyine. Iyo mfite ikibazo turaganira, gusenga turi kumwe, mu birori turi kumwe, abantu bangira ikize bakamaga mu birori, mu bukwe njyanye nta ubukwe, mu rusengero mba ndimo, mbese nukuri. Ugarutse ku muryango ni naka kabazo keza nashaka kukubaza. Ibyo ari byose mbere ukiri umutinganyi ndagira ngo uduhe ishusho wenda yo kubatizwa umunsi nani yo kwakira agakiza kuri uwo munsi iryo joro uri kumwe n'umudamu wawe. Ibyo ari byose hari ukuntu byageze bigenda muri iryo joro cyangwa byaranze? Oya, ibyo ngibyo ni amabanga y'urugo kandi turi abantu bakuze, ariko mpamya neza ko bitageze neza kuko numva imyaka nari maze n'ibyo ngibyo nari nkijagaraye nyine. Yego, ibyo ngibyo byo tubyihorere. Reka twishimire ko ari ibintu byiza cyane. Ibyo aribyo byose hari umuntu ushobora kwibaza ati ese koko umuntu w'umutinganyi yabireka? Ese koko abyibuze umuntu wari ufite umugore n'umwana urugo rwakongera rukubakwa? Hari abantu bafite icyo kibazo cyo kwibaza ko ari ibintu bidashoboka. Wenda nize mpungenge wabamara ko ibintu. Ikintu cya mbere byose birashoboka, kandi ikindi cya kabiri ni uko ibyo bumva ko bidashoboka ku Mana birashoboka. Ikindi ni uko nanjye ibyo byose nabinyuze nanjye nabyibazaga ariko byarakemutse. So rero hari inzira nyinshi bishobokamo. Waba ufite ikibazo cyangwa ubikora uzanyegeye tuganire, mugire inama, mureke inzira umuntu yanyuramo uko bigenda gutyo tapu kandi bikagenda neza. Hari bagenzi bawe urumva wenda reka nkoreshe kuvuga ngo bagenzi bawe cyangwa se urubyiruko, reka tube ariko tuvuga. Hari urubyiruko rushobora kuvuga yuko kujya mu butinganyi ari ibintu umuntu avukana. Hari n'ushobora kuvuga yuko ari ibintu umuntu yishoramo. Uri mukuri ninde hagati y'abantu babiri? Ikintu navuga nuko ari byo umuntu yishoramo ni ikintu cya mbere, kuko nta muntu uvuka ari umutinganyi. Icyo cyo ni ikindi. Ikindi nuko byanga byakunda Satani niba ari abantu beza n'abantu babi bagomba kubaho difference nyine. Ibintu bibi n'ibyiza biragendana. Rero nta muntu uvukana ubutinganyi. Icyo cyo rwose ndabitsembye, nubwo abintamushye sinabyemera, ntago byashoboka kuko Imana ntago yarinjije ngo yibeshye. Nshingiye ku ijambo ry'Imana ntago yarinjije ngo yibeshye kugira kwibeshye kare mu mugabo kamita umugore, ntago byashoboka. Kandi ikindi nuko hari ingero nyinshi z'abantu benshi babiretse. Birashoboka rero kubireka. Birashoboka, cyane no gufunga no kubyakira. Ese nitego kubireka? Ese byashoboka? Ese fashi ya mbere mu kubireka nubanza ukafata ya mbere cyangwa kubishoboka? Byose birashoboka. Hari abantu benshi baduye ubuhamya bw'abantu bari barindaye babiretse ubatsingo. Abantu bari abasinzi babiretse. Hari abanywa itabi babiretse. Hari abantu bari abantu bakoraga ibintu bidasanzwe by'indangakamere bakijijwe bakabireka. Nose kuki bidashoboka? Ndagira ngo nkwibarize icyo kintu uvuze ni ikintu cyiza cyane. Ndagira ngo nanite nanagikomozaho cyane. Ubona kugira ngo umuntu areke ubutinganyi atavuze ko agiye mu wenda kwakira agakiza byaturuka muri iyo nzira? Sinzi ko byashoboka. Nyine nigende no nagiye mu nzira z'agakiza
sinzi inzira yindi yashoboka, ariko inzira nziza yashoboka neza ni uko yajya mu gakiza, kuko birafasha. Iyo ugiye mu gakiza ndetse ugiye mu Mana, hari ibintu Imana ikubuza. Iyo ufite uriya mwana we Yesu Kristo, hari indyo atakwemerera kurya, hari ahantu akwangira kugera, hari inshuti akubuza kugendana nazo. Iyo uri muri Yesu, hari ibintu ugomba kureka kuko wakiriye Yesu Kristo. Iyo ufite uriya mwana, ni ukuvuga ngo hari ibintu utemereye kurya, hari ahantu utemereye kujya, mu basambanyi, mu bantu igikundi wagendamo, hari ibintu akurekesha. Byari byose icyo ushaka kuvuga ndacyumva, ariko umuntu ashobora kwibaza ngo wenda njye sinshaka gukizwa ngo mbe umurokore, nshaka kujya muri Islamu, nshaka kujya muri indi dini runaka, ariko ndi umutinganyi, nshaka kubireka. Birashoboka kubera ko ahantu hose twemera Imana imwe, ikintu cya mbere ni ukumenya, ukwemera gushoboka. Hari no ushaka ndabireka giye singiye gusenga, ko sinzi ko bishoboka, udasinzi kuko gusenga nibwo buzima. Ngiye nawe igihe kintu cyose mvuga gusenga, kuko ngiye mpamye ahantu nakuye imbaraga, nta handi navuga. Rero umuntu ashobora kwibaza ati Claude Kiza Claude ntago ako bintu by'akayoga aheruka gusoma. Icyo cyo rwose ni munazimwemba nubazinukira, icyo cyo rwose n'umudamu wanjye wamubaza na bakretse ni wajya hano hose ukabaririza, icyo cyo ntago gishoboka. Wakira gakiza nicyo kintu cyakugoye kureka. Hagati watubwiye ko ngo itabi, wangaga inzoga, wajyaga kurarikira abagabo, nicyo kintu cyakugoye cyane kugira ngo ureke muri byo. Ikintu cyangoye cyane ngiye bisa nkaho ari nk'Imana mpamagaye ku byase byose byashe nk'ibirangira, byase yes, ariko ikintu nakwitaga agatima ni ukubyina, guceza. Bikundiraga kugira so numvaga ntekereza guceza, nakumva nanyura nk'ahantu haba mu ndirimbo zo gusunda za pokina za kinkumva nyine nkumva biryoheye amatwi, ngo birankura, ariko nkabwira Imana aribyo naretse. Yes, aribyo naretse. Ikindi nanone ikintu nanone abantu banterefonaga, bakantelefona amatelefone, se barabiretse koko, se twabonana, wakongera ukaza kwansura haba ninjoro, mudamu yumva, haba ku manywa, amatelefone. So ntabwo byari byoroshye. Ikindi abantu bashaka kuza ngo making sure koko nabiretse. Yes, abantu basanga nk'umuntu aje nk'ikigeragezo rwose. Yes, benshi bagiye bemera ko byashatse. Ntabwo mbizi kuko ntabwo nzi imitima uko batekereza. Komantere abantu bavuga byinshi, gusa abantu bavuga ko nabiretse babibona bye n'abantu banzi bagiye nkurikira mu biganiro byanjye bidutangira kugeza n'isaha, babona ari ikintu cyahindutse. Yes, ni ibintu byiza cyane. Tunashimira Imana by'umwihariko. Ni Imana ni burya ifite imbaraga nyinshi, niyo mpamvu tuba twicaye tuvuga izina ryayo. Hari umuntu utabasha kumva yuko Imana igira neza, Imana ikora ibitangaza, akumva atabasha kubyakira ku buryo wanabimubwira ntabyumve. Wowe ikimenyetso byibuze ushobora kubwira umuntu ukavuga ati Imana buriya irakora. Abo bantu sinzi ko baba bakiriho, babaye bariho, byo ari ikibazo. Byo nyine cyo tekereze ngo ko nabyise ndi muzima bya niki natanze, kuba ndi muzima niki natanze, kuba mpumwe kumuka bazima niki natanze, kuba hari abantu umunsi bapfuye tuvugana, hari abari kwa muganga, hari abarwayi. Ese kuba uri muzima wowe umva iki watanze? Hari abafite amafaranga barabuze uko bahumeka, bari guhumekera mu byuma, wowe uri guhumeka, urumva ufite umwuka wawe ari wowe utanze, umva wawe nandi. Hari Imana rero Imana ibaho. Ikindi nababwa nuko baza bakaza bakabangiye nkaba bandebereho, umva ashaka kumara amatsiko azaza ndebereho. Abara ibintu byiza akuro wa mugano uvuze ikintu cyiza cyane. Umuntu ashobora no kwibaza, hari ababyeyi bafite abana babo nabo wenda bishanditse muri ibyo bintu byo kuba batinganye, abajya mu bintu byo gukoresha ibiyobyabwenge, bajya mu buraya, urumva nk'ubwo wigeze gucamo. Abo babyeyi niki kintu wabafasha nk'umuntu waretse ibi bintu? Ikintu nabafasha nababwira ngo bihangane, kuko ntabwo byoroshye kubyakira. Ikindi nababwira ni ukubabwira ngo ntimucike intege, ibintu byose birashoboka. Birashoboka kuko niyo Imana yabashe kungira neza, n'umwana we yamugirira neza, n'uri yamugirira neza. Niba yakwiye Emmanuel nawe yamukurayo. Icyo nakubwira ni ugusenga, kandi ntumwange ngo umuhe akato, ahubwo mwiyegereze, umuganirize, umwereke inzira nziza, mubere umubyeyi. Mbese birashoboka. Ikintu cyitwa kwiriza urakiza cyane rwose. Giye bibasha ndabishobora. Ushaka kwiriza imisinga iminsi 3 cyane iminsi 15 njye ngikora, ariko nkarya nimugoroba.
yego. Yes. Aha, hari umuntu rero ushobora kuvuga ati Kiza Claude wana turabona ibyo aribyo byose ameze neza. Hari umuntu ushobora kukubona bigendeye nuko wenda yarakuze imbere akabona ariko ko wahindutse. Nanjye ubwa mbere nkubona numvaga ko utamera gutya, kuko naragukurikiraga mu biganiro. Yes. Nicyo kintu nanashimye nagiye nkubona mbona kuko hari image nyereka ko ushobora kuba warahindutse nk'uko bivuga kandi kuko ukabyemera, kuko hari ama video najyaga mbona mwambaye utuntu tw'abakobwa, wareba ukuntu wambaye umusore wambaye jeans agapira kagafunga n'agakote kagatereka ukabona ko ibintu byaciyemo kandi bimeze neza. Ibyo byose hari ababyeyi bifuza kwenda wazabaha ubufasha, sibyo? Kavuga uti ndakeneye kazamufasha. Ni hantu yakubona by'umwihariko cyane. Yampamagara kuri telefone ngendanwa tukavugana, haba mu byo guseka twasengana, mu buryo bwa online twasengana, haba mu rugo, haba kuzi wanjye twabonana, haba ku rusengero nsengeraza akahansanga tukinginga Imana, kuko nzi ko Imana irashoboye. Ibintu byose bishoboka, iwo ucyo kwiza kidashoboka kirashoboka ku Mana. Nk'umuntu wabaye muri biriya bintu, ubona leta ikwiye nko gukora iki kugira ngo ebenda bicike? Ntacyo yakora, kuko ndumva atari imbaraga, ntabwo n'amasengesho cyangwa se ibintu bya leta byo ntacyo nabivugaho, kuko yo ubwayo ifite ukuntu ipanga gahunda za leta. Ntabwo ndi umunyapolitike amusohoye. Adusoza wenda nicyo wabwira abantu bakurikiza TV, nicyo wabwira abantu ababasha gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi, wanabasaba iki? Icyo nababwira nuko ndabakunda, cyo ni cyambere, kuko nanjye bankunda. Kuba ndahangaha no kubera bo, kandi abashimira kuko badahwema kunshyigikira, bantera inkunga bitekerezo, haba gukurikira ibiganiro byanjye, inkunga babanteye bakabimira n'abandi. So mu gihe kiri imbere nzi ko bizangira umumaro, bizagira umusaruro, haba ku buryo bw'umubiri no ku buryo bw'umwuka, kuko abantu bumva ibiganiro babikora cyangwa bafite abana, hari imbaraga, hari Imana ikora, ko nzi ko byanga byakunda bizagenda neza. Ndabashimira, ndabakunda kuko badahwema kunshyigikira muri byose. Reka dushimire Kiza Claude kuba yari yemeye kwitabira bwacu hano kuri Kiza Claude TV nk'ibisanzwe. Turagushimira. Murakoze cyane. Yes, turabashimiye cyane rero mwe mwese mubana natwe mu biganiro bitandukanye. Yitwa Kiza Claude TV. Nshimire wowe ugenda uduha ibitekerezo byawe. Nyamuneka komeza ubane natwe, komeza udukurikirane, komeza nimba ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abantu badukurikirana batumviza inkuru ururimi rwacu ukabasha kubasobanura, nawe tugushimire, ni inkunga ikomeye buduteye cyane. Rero reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubarinda. Tubifurize gukomeza kugira umwaka mwiza 2022, komeze kubabera w'amata n'ubuki, komeze mukunda Imana, mukomeze musenge, mubona ko Imana ishobora byose, nta cyayinanira. Rero reka mbabwire ngo turabakunda cyane. Atwe twitwa Kiza Claude TV nk'ibisanzwe. Imana ikomeze kubana namwe. Ciao ciao.